yinjiza mu ino ryo hagati numva ararikase ngo pa mbwira papa ati papa we dore wa mugabo arandemye dore nta mana 5 ngira wayabonye baribona nta mana 5 ngira iri ngiri narisize kwa Coprotica na Dudu na Telegram ariko wowe hano mu nzu yiwe yaberetse ko adakina nabo bagesera bari baje bamuteye aragenda afungura igisanduku havuyemo inzoka irazi suhuza babagabo baherekeje papa ikazi bareba ngo ati doka ati we babwira papa ati yewe vayo niba binsangane bimbira ngo nge ndi muganda undi ngo ndi mikesha undi ngo ndi mushunduzi nibuka kari bya bindi papa baduhamuriyemo kuri wa mupfumu nibo bambaye amategeko yo kwinjira abari bari kunsuhuza mwana we uraje iswa yapfuye wihangane ngewe nkumva ibyo bari kumbwira bitandeba ahubwo nkumvira cyane bijya byabizimu biri kumbwira ati ngwino tukwiyerekerezwa haryamye naho byaraye bimwisha nageze ku gitanda banyereka igitumbi cya papa ngaho nagatekereje ngo papa arapfuye ahubwo umuzimu umwe arambwira ngo ngwino twibyinire numva ijwi ngo ngwino twibyinire biranjyana muri saro nageze muri saro bibyina umudiho bikaza bitera indirimbo ngo nitujya kubica tuzahera kuri kamwe kuri wa babyina kamwe nanjye nkabyina nkuko bari kubyina abantu bava hanze bambaza ati niko se muhungu uri kubyina unejejwe no ko so yapfuye nanjye ati ninjye uri kubyina njye nyine se singaba abandi bari kubyina nkabereka muganda na mikesha na mushunduzi bo ndibababone nje ndi kubabona. Yesu ashimwe, amahoro y'Imana abe muri mwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mugubwe neza buri muntu wese aho aherereye mu mpande enye z'isi zigiye zitandukanye. Uyu ni umwanya mwiza twongeye gushimira Imana ko yongeye kutwemerera kuboneka kuri iyi channel yitwa Abeza ba Yesu TV. Ni channel yacu kandi yanyu. Ni umunsi mwiza Imana iduhaye kugira ngo twongere dusabane, twongere twumve ijambo ry'Imana, kandi twongere duhugurane, twumve inzira Imana irimo ituganishamo. Uyu ni umunsi rero tugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana, tugira umugisha wo kongera kumva imirimo y'Imana, imirimo Imana ikora kandi ikorera buri muntu wese. Muhawe ikaze rero, yaba bari mu Rwanda yaba bari hanze y'u Rwanda, mwese amahoro y'Imana abe muri mwe. Uyu munsi rero tugiye kumva ubuhamya n'umukozi w'Imana, tugiye kumva imirimo Imana ikora, twumve uburyo ki yabyinanye n'abadayimoni. Burya hari abantu mujya mwumva ngo abadayimoni mukumva ni ibintu byo gukina, mukumva abadayimoni ntabwo babaho, ariko dufite ibihamya by'abantu bagiye bababona bakagenda babyinana nabo, bakagenda bakorana imirimo igiye itandukanye nabo. Hanyuma rero niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, ibuka ukore subscribe, hanyuma kandi ntiwibagirwe kwandika comment, uduhe igitekerezo, ukore like, usharinge, ku buryo nyine tuzajya tubana mu bihe byose, twumva ijambo ry'Imana, turamya Imana, tubyinira Imana, turahugurana. Iyi ni channel, nicyo iyi channel yagiriyeho. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Hanyuma reka mbasabe kandi mbinginge ngo mutega amatwi, araza kubibwira amazina, ababwire buri kimwe cyose ukeneye kumenya. Hanyuma nugira igitekerezo wandike muri comment, aho ngaho ariko hariho na nimero. Izo nimero uramutse udushaka, ushaka kutuvugisha, ushaka kuduha igitekerezo, hari n'ubundi bufasha runaka wifuza gutera inkunga iyi channel, nabwo nta kibazo. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Reka tumukurikirane twumve uko byagenze. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Bafite Bibiliya mwese murambure, bafite Bibiliya ni murambure Bibiliya zanyu, turebe intego y'ijambo. Urasoma Zaburi 143 umurongo wa 5, aravuga ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose. Yego, ntekereza imirimo y'intoki zawe, nguramburiye amaboko. Imana ishimwe. Nanjye uyu munsi rero Nzeyimana Yosefu ndashaka kukubwira ko nibutse iminsi ya kera, Imana nyiramburira amaboko. Kubaho ubuhamya, shobora kuba tubanye namwe utanzi cyangwa se waranyumvise,
kandi ndashaka no kubwira n'abandi bose tutari kumwe aha, cyane cyane nk'abantu bareba channel yacu, abantu bayireba bari hirya no hino, bamwe baraduhamagara abandi bakatubwira ngo turabakurikira. Ndagira ngo mbabwire ngo nanje intego y'icyo wibuka iminsi ya kera, uramburira Imana amaboko, yakoze ibintu bikomeye cyane aho waba uri hose mu gihugu cyangwa mu bihugu, ariko ugomba kumenya ko ari Imana ikubeshejeho. Ngerera ijambo nshaka kugira ngo nganire namwe, ndashaka kubaganiriza gukomera kw'Imana, kugira neza kw'Imana. Yusomye Bibiliya, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, yusomye ibice 3:16, hari ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Vuga ngo amen. Rero irindi jambo nasonye Paulo nawe aryandika, yaryandikiye itorero ry'Abefeso. Nasomye ibice 2:1, nsangamo ijambo rivuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro, ngibyo mwagenderagamo kera mukurikiza umwami utegeka ikirere, ngo ariyo myuka ikorera mu batumvira, ngo kandi natwe twese twahoze muri bo dukora ibyo kamere n'imitima yacu byishakira, kubw'akavukire yacu ngo twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, ngo ari uko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo, kubwo urukundo rwinshi yagize gute, yadukunze. Asoza avuga ngo ubuntu nibwo bwadukijije. N'ubuntu butumye wicara aha ngaha, yego si amahirwe y'imiryango yo kuwavutse ahakomeye hoya, si amashuri menshi wize yabatumye ukiriho, ahubwo n'ubuntu bw'Imana. Naganirije abakristo, niba we wari uhari simbizi cyangwa nawe uri kutureba uyu munsi niba cyo cyigisho ukizi, ariko n'icyigisho nabigishe mbabwira ngo hejuru y'imbaraga za Satani, hejuru y'imbaraga za Satani hariho imbaraga z'Imana. Nababwiye karande, abo nigishije cyangwa naganirije nababwiye ibyo bita karande. Mbabwira karande y'uburyo, karande ni buryo burenga 5 6, ariko naganirije abakristo mbaganiza karande y'uburyo 4. Hari karande yo mu muryango wavutsemo igukurikirana ikakubuza amahoro, uretse gutabarwa kw'Imana, Imana ikaza kugutabara, nta kindi cyagukiza uretse gupfa. Nababwiye karande ya kabiri ni mu miryango yaho washatse. Hari igihe ushaka mu muryango we ugasanga bafite karande, ikakwima urubyaro, ikakwima kurya, yewe ukaza urwara buri kanya, ukaza ubwejagura, yego impyisi zikaza. Hari n'abaniza numva ngo bahuye n'injangwe da, injangwe nibura n'injangwe, udahuye n'amajwi avuga nkayo naho ukaza mpura nayo, akakuvuga ati kata, ugakata ukajyaho utashakaga. Hari indi karande nababwiye, karande y'intoragura n'abantu batora mu bapfumu iyo bagiye gushaka urusango rwo gushaka rwo gutanga guhabwa inzaratsi, kwikiza ngo bagire bakira abarozi, wagerayo umupfumu yabura ibyo aguha, akaguha ibizakwica cyangwa ibizakwicira umuryango, akakwikiza we. Watakira Imana, Imana ikakumva ikagutabara. Iya kane, hari abaza bita ngo barasenga, ariko bakajya gusenga Imana zitari Imana yo mu ijuru, ahubwo bagasenga ibyo bita abarangi. Umuntu ngo aruzuzwa, umuntu ngo arahanura, umuntu ngo aravuga ngo mu majwi no mu ndimi, naho burya ni imyuka mibi yararuye hehe iyo yagiye kugenda ngo ari gusenga. Ariko ngewe karande yari inyishe, yari natwiciye umuryango, niyo twakuye mu bapfumu, twari twagiye gushaka amahoro turanayabura, ariko Yesu araturengera. Twagiye mu 1984 biratuzengereza imyaka 6 yose. Imana impamagara ingiza karande muri 90 irantabara. Nigaga amashuri nanjye nageze mu wa 8, ngere mu wa 8 mashuri ya kera bigaga wa 3 barangiza komeza wa 7 n'uwa 8. Narangije uwa 8 data hura n'ibibazo bikomeye, kuko barogaga aho twari dutuye. Kangukure mu rungabanga butaza kumbaza ngo ni hehe, nge nari ntuye ahantu biti Cyangugu, bayitaga Cyangugu kera muri komine Nyakabuye, niho nari ntuye. Ubu rero ni mu karere ka Rusizi, ubu ni umurenge wa Nyakabuye n'ubundi.
ariko muri icyo gihe data abuze amahoro kubera ko yari afite ubushobozi bw'imirima n'amatungo. Abwira imiryango yarebwa ati ngewe nkurikije uko bandoga sinshaka gupfana n'abana n'umugore ngudafite ubushobozi, ngiye gushakisha mu bapfumu, nyabona ni mundangire hirya no hino aho ndi bubone umupfumu uri bundengere, ndamuha ibyo mfite ariko andengere. Umugabo umwe rero yamurangiye ahantu bita Nyaruteja, na ahantu bita Muramba ya kabiri umuntu areba i Burundi, uzamutse Nyabitimba bahumva, kagera Rasano na Bweyeye, kagera za Nyaruteja aho niho twagiye. Data hageze nari namuherekeje, yari yambwiye ngo mberekeza mwana wanje, tugerayo umupfumu aramuga ati uje kureba iki? Ati nje gushaka amahoro ahangaho, aho nduye barandoga kandi nari narahimutse njya muri Zaire, noneho nziye n'abana banjye babiri basigayo bimfura n'ikironda mfura, niba bakiriho niba barapfuye simbizi, narinje ngo nabyo ubindebere. Ngarutse mu miryango bampigira amasambu rero, none narinje ngo umbe umuti wo kunkagira ntibanyice. Umupfumu aratuzeza, naho burya Yesu niwe ugira amahoro. Aratubeshya ngo kuba mugeza aha mugomba kubona amahoro mukeneye, ahubwo wowe reka nguhereza abakurambere muvugane. Yamusabye rero amafaranga yari yitwaje, hambwa ati wazanye amafaranga. Papa arayamwereka asanga ari make, arambwa ati hoya urasubira mu rugo uzaza n'umugore wawe n'umwana w'imfura cyangwa umuherezi, muzanye n'amaturo ahagije muzahereza abakurambere. Yo nabwirije abantu ndababwira ngo umuntu uyu munsi wewe uri mu mbabazi z'Imana, kuko yakunze abari mu isi gatanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ntacyo wagomba gukora ngo shitani ntakwice cyangwa karande ntiguhitane, ahubwo n'urukundo rw'Imana. Twasubiye mu rugo, mama aragenda rero bavugana na papa ati mupfumu yakuntumye tugombe duhaguruke tugende. N'uyu mwana ndamushyana kuko yantumye umufura n'umuherezi, ariko imfura ntayihari yasigaye muri Zaire. Tujyana ndi umuherezi, yari yamutumye n'umukuru w'umuryango, nawe turamufata turamujyana. Twagezeyo dusanga umupfumu yatwiteguye, aratubwira ati ngaho nimwicara duha intebe z'agasonga bugari turicara. Aratwakira duha ku nzoga turanyoye, aduhaye imishaba n'ubinyobwa turariye, n'ibitoki bitaga imishaba, niba ngo bumwe muyibuka simbizi. Tumaze kurya aratubwira ati noneho rero nimwicare, turicara. Aratubwira ati uyu mwanya ngiye guhamagaza abakurambere mumuhe ya maturo nabatumye. Naho burya aba bakurambere avuga ni abantu bapfuye kera, yari afite ubushobozi bwo kuzura abantu bapfuye, baba biwanyu baba bahandi, bakaza mukavugana mukagirana amasezerano. Twumva rero asomye ku nzoga, avuburiye hasi, twumva avuza ibigambo ngo museke mugasane mutsinde icyago n'icyagane mwabakurambere mwe. Hano hari imiryango y'abageshera yaje kubashakaho ubuhake, niba muyiyemereye irabaha amaturo namwe muzabaha amahoro. Twumva aravuze ngo koporotika dudu na telegaramu, avuze koporotika dudu na telegaramu, twumva inzira tigise ng'umutigito, twumva inzira tigise. Ariko nge na mama na wa mugabo twajyanye ubwoba buratwica, twumva inzu ihinze umushyitsi. Wa mupfumu aratwihanganisha ati nimuhumure abakurambere baraje. Akivuga ngo abakurambere baraje, yaratubwiye ati nimuzane ya maturo. Yazanye imbehe, azana umuheto, azana icumu, azana isekuru n'umuhini wayo, abishyira uruhande rwacu. Arangije aduha imbehe imbere yacu ngo nitushyiremo ya mafaranga twazanye y'amaturo. Twafashe ibiceri dushyiramo, araduhakanira ngo amaturo abakurambere barayanze ngo dushyizemo makeya. Wa mugabo we ejo sinagutumye kuzazana amafaranga n'inote? Papa ati nayazanye. Shyiramo se vuba. Papa azana inote ni yampaye na mama dushyiramo. Dushizemo inote zisanzemo bya biceri bagaye. Abazimu be bafashe yambehe barayiterura, imbehe iva ku kirago twari tuyisanzeho, isanga papa igenda imushimira kandi iri kugenda ngo we. Papa yibonye ariruka, twamwirukanseho twese dusohoka twiruka. Twageze munsi y'inzu mama na papa baratongana. Papa aramuga ati wa mugore wambabariye rwose. Mama ati reka ungejeje ahantu imbehe iri kugenda, none ungejeje mu bapfumu mu barozi we. Wa mupfumu basohotse mu nzu yaraduhamagaye, ahamagaye papa n'agasuzuguro kose ati wa kigabo ugeze aho gute?
papa tumve rero ubufindo mbonye wawe naho nabaye muri Zaire nari ntarabona imbeho igenda. Ati reka tubirekera aho ngaho. Umupfumu ati ntukazuza kunginisha, tambuka uyisange aho iri iragutegereje, cyangwa umbwiri gusange aho ngaho. Papa yumvise ngo imbeho imusange mu gihuru, naho tuza no mu nzu ye, avuga atari mwicare turicara. Tumare kwicara araduhugura, aratubwira ati mwaje mu bintu mutazi, hano wari waje kunshaka amahoro n'abakurambere bawe, reka mbavugishe muvugane, ariko ni sogokuru ndetse na sogokuruza wawe bari baje. Papa rero yumva agize ubwoba burusha ubwo yari afite. Ngewe ntacyo byandebaga, nari nzi ko papa yiriruka nanjye ndiruka, niyicara ndicara. Umupfumu yasubiyemo rero ahita amagara ngo kwa politika Dudu na Telegram. Avuze na Telegram, ibizimu byavuze amajwi bimuvugisha, tubona yuzuye imyuka aratitiye. Twumva aravuze ngo Muganda na Mikesha na Mushunduzi ababyeyi bawe turaje. Papa yumvise Muganda yumva nisi, Mushunduzi ni sekuruza ni Mikesha. Aravuga ati abo ngabo ko bapfuye babiri ndi muri Zaire. Umupfumu ati ceceka, haba muri Zaire na hano hose barahari. Ati mupfukama huko mubasaba ibyo mushaka. Papa n'ubwoba bwose yahise apfukama, natwe turapfukama. Papa ratangira kuvuga ati nyabuna abakurambere, nubwo bimeze bitya umuryango yacu ni y'Abagesera, ariko barandoga bamereye nabi, none twari tuje kubashakaho buhake, niba mu butwemereye tuzababera abagaragu, namwe muzatwere badatabuja, atariko muturinde imvu zitunguranye. Wa mugabo yuzuye imyuka aratitira. Twumva aravuze ngo kuba wageze aha ngaha ntacyo bagutwara, ntacyo bazanagutwara, ngaho byina se vuba twereke ibirori, dore ingorane zabonetse rero. Umupfumu ahita amubwira ati niko wa mugabo uri kumva? Papa ati ndi kumva. Abakurambere baravuze ngo mbere kugira ibindi uvuga byina ubereke ibirori. Papa n'ubwoba bwose abwira mama rero ati mve ndabona ibihanuro bikaze, reka twirwaneho. Bateye indirimbo barabyina. Papa atera indirimbo ngo iwacu bateka inyanya. Teka inyanya. Ngo iwacu bateka inyanya, turayihikiriza twese turabyina we na papa na mama. Tunaniwe turicara, twari tuzi ko batwemeye. Naho rero burya Imana niyo nyimbagira imbabazi we, ngo kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, yo yaduhinduranye bazima na Kristo. Twaricaye tunaniwe, umupfumu atubwira nabi, aratubwira tugose mwicaye abakurambere bemeye umudiho wanyu. Papa aravuga ati nagize ngo babonye ko tunaniwe. Nuko umupfumu yaturebanye impuhwe ashaka kutwirira amafaranga. Niwe wavuze ati wa mugabo we, ndabona nanjye nkugiriye impuhwe, ariko ndabona kunezeza abakurambere utabishobora. None rero nge ngurebeye mu miti yanjye, mbona ufite amahene, mbona ufite intama, iriya hene y'igihuga cyangwa y'umusheru, ukure mwimu yinyemerere nkwigisha uko babyinira abakurambere. Papa ro yaravuze ati ushaka nzazana iyo, ati nemeye iriya y'igihuga rero. Ngaho rebana n'umugore wawe, uyu mugabo arebane n'aka gahungu. Ngewe ngiye kubyina mu ndebereho, ninduhuka mu ruhuki, ntararuhuka mukomeze. Reba ukuntu tugiye kubyina n'umuntu ufite abadayimoni, turaruhuka ryari? Yarabyinye kandi koko, ye baba we, atwigisha indirimbo kubyina amayungu. Nukubyina rero bya kidayimoni. Amayungu yegeye, amayeye bana yanjye. Isaha yose uri murabyina ibintu bitagira gahunda we. Turakubitika kubera ko yatubwiye ngo naruhuka niho turuhuka. Twarakomeje wakitura hasi ukongera ukabyuka. Turembye twumva ibizimu byiwe biravuze ngo umudiho wanyu turawubonye. Nuko twicaye, ye baba wehe, rero ati ni muhumure abakurambere umudiho kuba bawubonye bagiye kugira gute kubuzuriza ibibazo byose mwazanye. Papa aravuga ati reka tubirekera dutahe, hano so waje kudukinisha. Atahuko haguruka, arahaguruka ati guhera uyu mwanya ivuga amazina wibwira abakurambere. Papa arahaguruka ati nitwa Ntawizera Kimuhana Didas. Mama arahaguruka rero ati nitwa Niyanzumiwe Pascaziya. Wa mugabo twajyanye arahaguruka ati nanjye nitwa Frodo Wide Singira nkabo, nanjye ati nitwa Nzeyimana Joseph. Umupfumu ati reka mbaha abakurambere amazina yanyu. Twumvise aramukije ngo ko politika Dudu na Telegram bakurambere, nimwakire Didas, nimwakire Pascaziya, nimwakire Nzeyimana. Avuze Nzeyimana byaramuteruye aho yari yicaye, bimukubita mu nguni hariya y'inzu, bimukubita hariya
arafati abwira papa ati wa mugabo we dore unteje abakurambere wazanye umwana wawe wisi izina ribi wamwisenze Imana hano ntituvuga Imana ntituyishaka nta nubwo tuzayikorera kura ikizina cy'uwo mwana wawe cyangwa umusore vuba vuba. Papa agize ubwoba aravuga ati oya ko musohora ahubwo reka ndikureho. Ati rikureho se vuba. Papa aravuga ngo uyu mwana namubyariye mu bitaro by'imibirizi yitwa Mibirizi. Uyu mwana kandi yitwaga Yosefu ndikuyeho yitwa Dodos. Umupfumu agaruka rero mu mubiri byari bimugagaje aratunagurikwa aravuga ati none se ati noneho rero abakurambere baravuze ngo uwo mwana yitwa Mibirizi Dodos nawe witwa Ntawizera Kimana Didas umugore wawe Nyiranzume Pasikaziya niyo umugabo hajya yitwa ndi ahita yivuga kuko yarataravuga ati vuga wa mugabo we. Uwo mugabo ati ngewe nitwa Singira nkabo Frodoarity. Nuko uwo mupfumu aduha abazimu be barangije ko twakira bahita bamutegeka kuturasaga. Bambwa ati barasage turapfukama. Abikigeze byo kurasaga banza mutabizi nuko gutema n'urwembe bagashiramo imiti bitaga amasubyo cyangwa amahereko. Papa mbona baramurasaze biraso bikava. Turangije aratubwira ngo abakurambere baravuze ngo ni muhige icyo muzabakorera. Papa ati ngigiki fata iyo ngoma. Papa bafashe ingoma umupfumu yinjiye mu myuka ye iduhata ibyo tuzakora. Twumva bivugiye mu bizimu byiwe twumva arujujwe imyuka mibi twumva aravuze ngo abakurambere baravuze ngo wa mugabo we kubita iyo ngoma humurisho biraba wemereye abakurambere kutazongera kwamamaza yindi ngoma yabi ya Musinga yabi ya Rudahigwa yabi ingoma ya Kayibanda yaguhaye yo masambu nayo mahene ntabwo wemereye kuyamamaza uraza wamamaza ingoma y'abakurambere ukiva hangaha. Akubita humurisho abaribeshye yaribwira ngo nukugira ngo tuhave. Babwiye mama ati fata iyo sekuru n'uwo muhini nawe arabifasha. Abakurambere baravuze ngo sekura uraba wemereye abakurambere kukiva hangaha ntiwemereye guteka inkono ngo ugaburire uwo mugabo wawe n'abana n'abashyitsi utaraha abakurambere uzubanza ukureho ibyo guha abakurambere abandi bararya nyuma. Afashe wa mugabo Singira nkabo twajyanye arambwa atari fata iyo ngoma nawe wayifasha atarifata urayibonye ati yego uyu mwanya yicareho ayicaraho ati fata umuheto n'umwambi ukiceye ku iyo ngoma uhita urasa Bikira Mariya n'abatagatifu mu miryango yanyu y'abagesera ntabwo muzongera gusenga Imana. Wa mugabo afora umuheto ngo ndashe Bikira Mariya n'abatagatifu tuba dusigaranye ibizimu gusa. Nuko uwo mupfumu yambwiye ati fata urwembe yampaye urwembe amba n'icupa arambwa ati simbuka 3 uraba wemereye abakurambere kuraza ujya gushakashaka ibyo bagutumye. Nanjye nasimbutse ndazi ibyo ari byo nanjye ndahereza ngo arewe naho mba ndibeshye imba nemereye ibizimu ko ndazajya gushakashaka ibyo bantumye. Kuwo mwanya yahise yinjira mu myuka ye wa mupfumu adusabira amahoro atariho. Ariko ndashima Yesu wayaduhaye atumye twicaye ahangaha. Ndashima Yesu wabahaye amahoro atumye uri aho ngaho muri icyo gihugu. Ndashima Yesu yatanze amahoro yatumye uri kuri ako kazi. Yesu abaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ukore subscribe hanyuma turabararikira kuzakurikirana igice cya kabiri cy'ubuhamya kuko igice cya kabiri hari igice cya gatatu uko ibice bizajya bigenda bikurikirana tuzajya tugenda tubibagezaho. Ukore subscribe kugira ngo nitushyiraho ikiganiro uzajye tugikurikirana. Amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu.